apfatwa sawa ni munabonye nini kubita hasi mu byose mu amazi yo kunywa nongere komeza mfuke ariko intege z'umubiri gusa. Iyo bavuze rino jambo abantu nzaryumva mu buryo buri negatif bakaryumva nk'imitego no gucurira no kugira ngo hoya igisiribo umuntu yasirije mu kuri no mu mwuka azasarura ikintu umuntu yacuranze mu kuri no mu mwuka azasarura. Ibi naze hano nkamara iminsi 3 asiga umugore wanjye n'abana 2 umugore akihangana akarira abana ndahari ko gatanu zashika mu rugo nzataha ko gatanu ngende maze amezi 2 aruko genda ku wa mbere genda ku wa gatanu nkagaruka ku wa mbere kandi nkajya ahantu henshi uzi kugaruka i Buganda bita Fort Poto na amasaha 5 vuye iwacu ku wa gatanu ejo bundi nta ku wa mbere ku wa gatanu nzahita ngenda nitegaruka mbwirize iminsi 3 bitengera mu rugo indi minsi 3 bitengaruka Rusizi nimva Rusizi ku wa mbere nsubire mu rugo bitejya Nairobi garuke ku wa mbere bitejya Gisenyi garuke ku wa mbere bitejya Musanze kandi kuva mu kwezi kwa kane nuko nguko icyumweru kindi hanyuma musinzasarura nabana rariki twavuze mu gitondo nko mwisi ihame rihaba ritaba mu ijuru no gushaka abahungu badafite gahunda yo gushaka mushake cyangwa mureke ijuru nta gushaka bihari n'uwo urapfuye udashatse tuzogera mu ijuru uzoshaka umugore nta manex hari nta maze gukodesha hari tuzatuma guhimbaza Imana twese gusa bavuga ngo yeme abashatse nabo babishaka nk'abakwakundi ko bazungu tuzozara nyuma y'imyaka 10 hari gihe wopfa nimba wenda Imana itinze ko urubyaro ruguhe ariko nimba harimo ubushake bwawe uraburetse gatoya muzomana imyaka 3 muzobyara nyuma nufa nukuri uzoja mu ijuru ariko mu ijuru nta gushaka ayo makuru yamenye iyo ni principe iba mu isi ariko itaba mu ijuru. Hanyuma akaba yindi principe nanone yo mu isi iruta izindi zose bagutoye bakakubwira ngo hano mu isi ihame ry'Imana rikomeye kuruta yandi niriye nako ko bazavuga ngo hari itegeko rikomeye kuruta yandi sibyo ukundisha Imana umutima wawe ubwenge n'imbaraga no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hakaba n'irindi ihame bavuga ngo niki muntu yoko niki kintu c'Imana gisetinze ihame principe ikomeye kuruta yandi icyo umuntu abibaca azasaba. Iyo ni ryo hame rikomeye muri Bibiliya hano ku isi. Babwira ukuntu rikomeye umuntu azavuga ngo rikasome muri Matayo ibice 3 muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 akahasoma kuko Imana yakubwiye bari bese cyane cyatumye itanga umwana w'ikinege umwizera wese atarimuka aho kahaguruka imbere akabara hamwe atari yakura ko bahasome ntahame kubera ko wabibye gusoma wasabiye kuhamenya. Nibyo hakurya niyo ugomba gutera niyo mpamvu mu gitabo cya Luka 6:44 igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo nibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Mu yandi magambo uwabibye umugenge azasarura umugenge, uwabibye umutini azasarura umutini, uwabibye uwateye voka azasarura voka. Niba ushonje voka wateye gutera imyenda imbuto ushaka kurya niyo ugomba guhinga. None hari abantu bashaka gukundwa nta muntu bakunda warabiteye se wowe mbere ushaka ko abantu bagukunda warabihinze. Wanga abantu urashaka ngo abantu bagukunde warabihinze. Ni wanda afite amafaranga yo kwirirwa baguha buri munsi wohereza bangahe kwereza bangahe. Harisha ngo umuntu umwe ari umuhungu baravuga ngo ni yake umushitsi begeranye ahita abana nkuko naje hanga umuntu waje kumuhobera agahita ambwira ngo ishati ni nziza uyisiki umuntu wese aho umushitsi begeranye ukanda mubwira amagambo meza iyo ahita amubwira ngo ishati ni nziza uyisiki. Hanyuma iyi shati nyoze umushitsi watanze zingahe? Iyi shati watse umushitsi watanze zingahe wowe?
icyo umuntu areba nicyo azana. Imbuto ushaka kurya niyo ugomba guhinga. Za Katari muzabaza abantu muri Katari ntabwo ari abakristo, ariko umuntu uguze akabiye k'indege bamukura pourcentage zo gufasha bene wabo bakene. Umuntu ugize kano bakamukura pourcentage ufasha bene wabo bakene. Ugize gutya bakamukura pourcentage ufasha bene wabo bakene. Muri Katari ni abakire naho twebwe dufite Imana turi abakene. Kubera iki? Tuzi Imana kwibwira amagambo menshi, ariko tuzi kugabanya amagambo menshi ngo tubibi. Mu gitondo papa ndimo gusetsa abavandimwe twebwe bavuga butumwa na stagira amamodoka n'amazu twaragowe. Uburiya buhungu se no gushaka amafaranga ko mutayanyohereje ndi mu rugo, ko mutayanyohereje ngo ndeke kwirirwa nzahangana ese mu yamamaze tangaha navuze nenda gusa kubera nta complexe ngira mu ntabwo zo ngo ya miliyoni nta complexe nagira ko ntayo yanyohereje ndi mu rugo uyamaye kwera ko aricyo nabibye narateze ndaza nagiyenza amajoro nta kote cyangwa ndifite ngira ahangaha uwa n'umuryango w'itondo na ngoro ariko reka mbibi tuzasarura. Amen. Imbuto ushaka kurya ngira gute tera wowe hindukira reka mutwe nazo bitakwifuza kwifuza no kumenya icyo ushaka ariko ntugire umwete wo kukigerageza. Bako ngo wampiri yashati ushaka amashati menshi tanga kuri ayo ngayo ufite uzaba wahinze ntuzongera no kuyasengera kuko ni principe. Maze iminsi mbwira abantu n'abapagani niba munaniwe gusenga nimutange icacumi ntimuzoja mu ijoro ariko muzogera ifaranga. Kibazo n'umupagani watanze icacumi nubwo tuja mu ijoro ni principe Imana yatanze nyine icyo umuntu ayibona icyo azasara nubwo utajya mu ijoro ariko ntabwo uzakena. Ugira ubukene bwire n'umupagani basi wokwemura kimwe ubukemuye kimwe ariko ndagushifuza ko ukemura byose. Wizere umwami Yesu urangiza ukorere n'Imana. Kandi Bibiliya niho yemegore pastor nuko yavuze ngo umuntu nasome ikintu cyose ni ukubiba ku isi. Gusoma ni ukubiba, kudasoma nako ni ukubiba. Kubyuka ugasenga ni ukubiba, kudasenga nako ni ukubiba. Kuko uzusarura ubunebwe se usarura warabuhinze nyine wabuhinze ryari cyangwa utazi usenga. Niyo mpamvu navuga ngo niyo principe ikomeye kuruta izindi. Ni principe ni ihame rikomeye kuruta yandi. Usindasenga ngo abantu bahunde mfite icyifuzo kiba ngo Mana n'imbaraga zo gukunda abantu. Kuko nukunda abantu 10 bazagukunda. Nukunda 20 hagashaka gukunda abantu 100. Ariko 10 ntebe ncazasa. Imbuto ushaka ko ari uzatera. Ihame rya kabiri biranze gusoza tutambira Imana. Umuntu agena umusaruro mwumve bino jambo mbere yo guhinga. Ugena umusaruro icyo uzosarura mbere yo guhinga, mbere yo gutera ya mbuto. Mu Korinto ibice ba kabiri ibice 6 ariko ndavuga ati ubiba nkeya azasarura nkeya n'ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Mwumve rino jambo umuvandimwe yarisomye mwana wabwirisha bwa mbere Imana mwumvishe muvuga butumwa mwiza. Aiza ese bagiye kubaka inzu bazahera muri fondation. Nanjye niko narinze nzi ko bahera muri fondation ntabwo ariko bahera inzira yambirira kuko Yesu yaravuze ngo nta muntu haguruka kuja kubaka inzu batarabanza kumenya ibikoresho azagira gute azakoresha. Mu yandi magambo urabanza ukavuga ngo ngiye kubaka etage, ngiye kubaka inzu ya cadastre hano Muhanga, ibyumba 3 bifite dushe imwe mu cyumba cyacu, ikindi cyumba n'indi dushe na toilette by'abashitsi, ifite akaveranda izabirimo amakaro, plafond nziza, inzu yarangira ngo kubita umusingi. Mwumva ko aho inzu yarangiriye none mureke babaza umuntu avuze ngo ngiye ndashaka guhinga agahita ahinga ahantu hangana kuri podium. Undi agahita ngo ngiye ndashaka guhinga agahita ahinga ahantu hangana n'ahangaha mwicaye. Ninde wasarura cyane? Ninde wasarura byinshi? Nuwahinze ahantu hageze gute? Aho mwumva nuko umusaruro umuntu awugenda atarahinga. Umusaruro ugenda utarahinga nuko ngo usanzwe umuntu yahinze akantu kangana nk'ahangaha ariko naje no kwa mumubwira ikiro uvemo namwe uzosarura kilo kimwe uzokirya ijoro rimwe mwana kwifira kuko usanzwe umuntu arimo guhinga akantu kangana n'ukuntu twesikariye ungatiye no intego yawe ni iyi uko usosaka umusaruro ungana gute. Niva umuntu agena umusaruro mbere yo guhinga. Niba ushaka ko abantu 100 bazagukunda tangira uhinge gukunda abantu 100. Mubwe amen. Niba ushaka ko Imana izaguha amafaranga tangira wimenyereze gutanga ku mafaranga ufite. Niba ushaka kuzambara inkweto nyinshi tangira wimenyereze inkweto gutanga ku nkweto.
niba ushaka kuzokorana n'Imana ibintu bikomeye, tangira hakiri kare, utangire kwiga gusenga umunsi urenze umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Umuntu agena principe ya kabiri, umuntu agena umusaruro. Mwangu uyu muntu avuga Tony Star, baba turashaka kuzasara Tony Star. Unashaka Tony Star mbete muzohinga ahantu hanini. Niba mushaka Tony Star, muzohinga ahantu hanini. Yako niba ushaka kilo kimwe na karima k'igikoni. Umuntu agena umusaruro mbere atarahinga. None dufite abantu rero bameze gute? Basa dufite abantu bashaka kuba bavuga ubutumwa beza cyane, ariko batahinze ahantu hanini. Sinaza basetsa, ejo bundi umuhungu wambwiye ngo Felix, ukuzumva namaze imyaka 10 sirimba, ngiye umutwaro wivuga ubutumwa, nzamumva narapfuye. Nta tunamuhungu ashaka umutwaro wivuga ubutumwa agenda kumwica. Hanyuma papa, uzamumva uri kunda cyane, ati cyo kubwira. Uko arikora nko gute? Ati nkaza ngenda nko kugwawe, nkajya mu pagani, nkajya umaze imyaka igahembekaniza, ati imyaka 10. Uzi gusirimba, ati ntuzi uko nande kuguruka, nzateye wowe. Naje ndamubwira ati ufite umutwaro wivuga ubutumwa mu magambo ahiye, ugira Bibiliya, niyo yonyine ntarago. Usigara niki? Umuntu ndashaka kuzosarura kumvuga ubutumwa bwiza, atabibye gusoma ijambo ry'iki? Ugena umusaruro utarahinga. Umuntu akavuga ati ndashaka hano hantu, ndashaka toni 100. Ugomba guhinga ahantu hanini, burya ngenda kose. Ugomba guhinga. Principe ya kabiri, ya gatatu. Igihe cyo gusarura si cyo gihe cyo guhinga. Icyo gihe cyo kubiba, igihe cyo gusarura ntabwo ari cyo gihe cyo kubiba. Umuntu azabiba none, uraza gusoma muri Matayo 13:8, izindi zubaho ubutaka bwiza zera imbuto nyinshi, 100, 60, 30, bityo. Igihe cyo kubiba si cyo gihe cyo gusarura. Ijambo ndarikunda cyane, igihe cyo kubiba si cyo gihe cyo gusarura. Umuntu azaje mu murima ejo, akajya mu murima mugahura yambaye ikibote, mugahura afite uburimiro, icyondo kimugeza ahangaha yambaye